bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Murabona urugendo rwacu mu gisibo rurihuta, twageze ku cyumweru cya kane, icyumweru cy'ibyishimo, bakita icyumweru cy'ibyishimo cyangwa mu kilatini kuko niho bituruka, n'icyumweru Domenica in Letare. Murabona rero turagenda dusatira pasika, nicyo gituma Imana nyine mu mpuhwe zayo no mu bubyeyi bwayo iza idusanga ikatubwira iti ingamba mwafashe zo kubaho muri iki gisibo ni nziza kandi zirakomeye, ariko kuri iki cyumweru cya kane mushobora kudohora gatoya kugira ngo urugendo rwanyu rugana pasika rwongere ruryohe kandi murukore mwishimye kurushaho. Ubwo rero nimba hari imigambi ikomeye wafashe yo kubaho muri iki gisibo, ushobora kudohora gato kuko Imana ishaka ko ubuzima bwawe bumera neza kandi byose ukabikora nyine mu byishimo mu gihe nyine ugana Imana. Nk'uko rero nsanzwe mbivuga, tugerageze twihute, tureke Imana itwihutishe, igenda isunikaho gatoya, hanyuma nyine tuzagere kuri pasika twisukuye kandi tunezerewe nyine muri uru rugendo turimo. Mu isomo rya mbere rero twabonye nyine mu gitabo cya Yozuwe atubwira urugendo rw'Abayisiraheli nyine bavuye mu Misiri bayobowe na Musa aza kwitaba Imana, ariko bageze mu gihugu barishimye. Noneho ubwo bari bageze muri Yeriko rwose bari bahageze, kandi ikintu cyiza kandi kitwibutsa imigambi y'Imana nuko igihe bari mu butayu imigati ibiryo byabashiranye, Imana yabagaburiye mana, ibagarurira manihu batari bazi no guha izina, ariko iyo manihu irabatunga kuzageza nyine bageze mu gihugu cy'isezerano. Ubwo rero bamaze gusarura imbuto zo mu gihugu, ubwo na manihu irarangira kuko nyine bari bamaze kubona ikibatunga. Ni ukuvuga yuko Imana igihe cyose ihora itugoboka, kandi muri uko kutugoboka ibikora kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza muri yo. Aba Bayisiraheli bageze mu gihugu baragitunga, Imana yarasezeranyije abasokuruza babo, imbuto zacyo barazirya baranezererwa, ariko Imana ikababwira ati nyabuna ntibizabaviremo intandaro yo kwibagirwa Imana yanyu. Nawe rero hari imbuto z'igihugu icyiza cy'Imana iguha, imbuto z'uru rugendo rwo mu gisibo, imbuto ugerageza gukura muri uyu muryango wa Padiri Mawuri, byose Imana irabiguha kugira ngo wongere nyine uyigarukire kandi wumve ko muri kumwe. Ubukungu bw'Imana irabugusangiza kugira ngo urusheho kubaho mu byishimo kandi urusheho nyine no kugira ubuzima bwiza bugaragarira na bose. Abo bantu rero bariye imbuto z'Imana zisaruwe mu gihugu Imana yabahaye, ikintu bimirizaga imbere ni ugushaka guhora biyunze n'Imana, kuko umuntu ahora ari umuntu, ariko iyo yibutse ko ari umuntu anageraho akibuka ko agomba kwiyunga n'Imana, kuko umuntu agomera Imana ku buryo bwinshi. Ubwo rero bariyungaga, Yozuwe wabaherekeje n'abo bacamanza bandi babayoboraga, noneho bakiyunga n'Imana, bagasaba imbabazi, basaba imbabazi nyine Imana ikababarira, urugendo rugakomeza. Nawe rero izo mbuto usarura mu gihugu cyiza Imana iguha zikunezereza umutima, yego, ariko wibuke yuko kwiyunga n'Imana ari ngombwa, cyane cyane igihe twayigomeye, kandi nta muntu udashobora kwigomera. Gituma mu gihe cy'igisibo usanga tugerageza guhabwa penitensiya kenshi kugira ngo nyine ubwo buntu bw'Imana butugereho kandi tubusangire hagati yacu. Ni nacyo rero Pawulo Mutagatifu yatubwiye mu isomo rya kabiri, avuga ati
rwose bavandimwe, ndabinginze ndabinginze nimwiyunge n'Imana, nimureke Imana yiyunge namwe. Imana iradushakashaka, Imana ishaka ko tuba kumwe nayo, Imana ishaka ko twunga ubumwe, ariko kenshi na kenshi usanga tuyitera umugongo. Muvandi, ahantu uri gerageza ureke Imana yiyunge nawe, garukira Imana, Imana yiyunge nawe, kandi niyunga nawe, Imana yiyunga nawe, byanze bikunze uzagira ibyishimo. No mu ivanjiri rero turabona ibintu bisa n'ibyo mu yandi masomo, ariko mbere yo kugera ku ivanjiri twabonye ukuntu nyuma y'isomo rya mbere haje iriya zaburi dukunda cyane, nimusogongereho maze mwumve ukuntu Uhoraho aryoshye, Uhoraho araturyoheye, Uhoraho araturyoheye, gituma tumugarukira, gituma twemera kwiyunga nawe rwose, tukamwakira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu ivanjiri rero ni ivanjiri dusanzwe tumenyereye, dusanzwe tuzi, ivanjiri y'umwana w'ikirara, ariko ntabwo byumvikana nimba ikirara ari uwagiye akajya gusesagura imitungo ya se kure, cyangwa ari wasigaye. Ariko ibyo ari byo byose turabona yuko abo bana bombi uko ari babiri ntabwo bari baramenye neza imiterere y'umubyeyi wabo. Natwe rero twibaza uyu munsi ko Imana ari umubyeyi wacu, tuzi uko iteye, tuzi ukuntu uwo mubyeyi wacu ateye, tuzi imikorere ye, tuzi ibyo adushakaho, tuzi ibyo atugenera, tuzi ikimushimisha. Ariko reka tugendeho gake gake. Umwana yagize agatekerezo, uriya wari waragiye kure, amaze nyine kugera muri situwasiyo ikomeye y'ubukene, aravuga ati iwacu bararya bagasagura bakagira gute, naho jyewe ndimo kuko ndicirwa n'inzara hano, reka mbaduke ngiye kwa data musabe imbabazi. Kandi koko yarabikoze, asanga isi yaramutegereje guhera kera. Nawe rero muvandimwe, aho waba uri hose, Imana iragutegereza kugira ngo yongere guha imbabazi zayo, yongere yiyunge nawe. Gira ku gatekerezo nawe, aho waba uri hose, situwasiyo waba urimo yose, hanyuma ubaduke, ugende ujye ku mubyeyi wawe Imana, uzareba ibizaba, azakwakira ku buryo bwuzuye kandi burimo ibyishimo. Ariko uriya mwana mutoya we ateye agahinda, we ntabwo amategeko y'igora yakurikije, aguma kwa se, reka data amwumvira, ariko mu mutima nta kigenda. Ise rero yaragiye aramwegera, ese mwana wanjye, se wowe igihe cyose turi kumwe, ibyanjye byose ni ibyawe. Wumva rero ayo magambo ni Imana irimo yakubwira uyu munsi, ngo igihe cyose turi kumwe niko Imana ikubwiye, kandi ibyawe byose, ibyanjye byose ni ibyawe. Maze rero reka twibaze, hashize imyaka ingahe tubatijwe? Buri wese yibaza icyo kibazo. Hashize imyaka ingahe mbatijwe? Ese muri iyo myaka yose koko numva ko ndi kumwe n'Imana? Numva ko iby'Imana byose ari ibyanjye, cyangwa njyaho nyine kugira ngo bya bindi byo gukorera ijisho bikunze kuba mu Rwanda, reka mpfe kubagarira yose, nta wamenya. Ariko rero umuvandimwe, Imana irongera kubwira iti, ntabwo ibyo kubana nabyo ari ibyo kwiyororutsa cyangwa gukora ibitaturimo. Ibyo dukora byerekereye Imana bigomba kutuva mu mutima, kandi byatuva mu mutima tukabyerekana nyine hanze. Ariko kugira ngo bituve mu mutima, nuko tuba twarinjiye nyine mu mikorere y'Imana yacu, Imana yacu nk'umubyeyi, Imana yacu idutegereza, Imana yacu idushakashaka, Imana yacu iduha nyine ibyo bitekerezo byiza byo kuyigarukira. Tugerageze rero, twibaze iyo myaka yose tumaze tubatijwe, kuko turi mu muryango w'Imana, turimo tutarimo.
ese byatumariye iki? Twishimiye kuba turi muri uwo muryango, umuryango w'Imana, kandi kuri twebwe by'umwihariko umuryango w'Imana ni kiliziya, kuko ntabwo tujya kwiha Imana kugira ngo tubone aderese, tujya kwiha Imana kugira ngo nyine twumve Imana yacu itubwira iti wowe igihe cyose turi kumwe, ibyanjye byose ni ibyawe. Buri wese rero bavandimwe, kuko urugendo rwacu rurakomeje guhera kuri batisimu, kuvana twagasezerana buri wese mu cyiciro cye, yibaze koko nimba yarinjiye muri logike y'Imana, yibaze niba koko Imana bari kumwe, kandi koko Imana yongera ikamuryohera. Ati nimusogongereho maze mwumve ukuntu Uhoraho aryoshye. Uhoraho araturyohera igihe cyose, kuko ashaka ko tubana igihe cyose, ariko tukabana nyine twamaze kumva uko ateye n'uko akora. Imana ni umubyeyi wacu, iradutegereza kandi nyine ikaduha uburyo bwo kubana nayo no kubana n'abavandimwe. Naho rero nsozereje mvuga nti muvandimwe aho uri hose, iyunge n'Imana. Kwiyunga n'Imana bivuga iki se? Kwiyunga n'Imana ni ukwiyunga cyane cyane n'abavandimwe, kuko niba utiyunze n'abavandimwe biragoye kwiyunga n'Imana. Nimba abantu bagenda bacagagurana, bagenda bavugana, bamwe bavuga abandi ibyabayeho n'ibitabayeho, ubwiyunge si ubwo ngubwo buri hehe? Twiyunge rero ni n'abavandimwe, bityo tuziyunga n'Imana. Tugendane rero, tugerageze twakire ibyo byiza Imana iduha, tubisangire, bituryohere, ariko cyane cyane buri wese akora ibishoboka byose kugira ngo yiyunge n'abavandimwe, bityo aniyunge n'Imana. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3, tugasimbuka gato tukava ku murongo wa 11 kugeza ku wa 32. Tudohore nimba hari ibintu bikomeye by'ingamba twafashe z'igisibo, tudohore, dukomeze tugende, turyoherwe n'ubuzima bw'Imana, turyoherwe no kuba mu muryango w'Imana, no kuba muri muryango wa Padiri Mawuri, ariko cyane nyine twiyunge nk'abavandimwe, bigatuma niyunge n'Imana, ya Mana yacu igihe cyose ihora idutegereje, kandi ikaduha nyine ku byiza byayo, ihora iduhisha. Ushobora byose nabo umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, kandi dukomeze twihute, tuzagere kuri Pasika nyine dusukuye kandi twishimye.